Yes, ni YAMBI TV official. Twongeye kubaha ikaze kandi turabashimiye cyane ku rukundo rwanyu mukomeza kugenda mugaragaza. Uyu muntu rero wicaye imbere yanyu navuga ko ari umwe mu bajene cyangwa se mu basore bafite imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye no kwitangira umurimo w'Imana. Agiye kutuganiza rero, aratubwira byinshi ku bijyanye n'imyemerere y'iki gihe, nibyo twifuje ko yatuganizaho, hanyuma turaza gukomeza tugera tumubaza n'ibindi bitandukanye byose. Ndatekereza ko muri buze kuryoherwa n'ikiganiro tugiye kugirana. Aratangira rero atwibwira byinshi cyane ku buryo mumusobanukirwa, ntaze gutuma nongera kubabaza iby'imyirondoro ye, abibwire bihagije mumenye. Murakoze cyane. Nitwa Migambi Eugene, nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Deperi. Ndi umusore uhamya Imana, nkorera Imana, nkaba nkorera Imana mu buryo butandukanye, rwego rw'ubunyamasengesho, rwego rw'ivugabutumwa, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko Imana yakiduhamagariyemo kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'Imana. Ubwo rero nk'umusore ntagurutse nkiri muto, kuva mu bwana bwanjye, ubusore bwanjye nakoreye Imana, Imana irampamagara, impamagarira ndi muto, impamagarira mu murimo w'Imana, impamagarira mu ijambo ryayo ry'ubuhanuzi, impamagarira mu ivugabutumwa, impamagarira mu nyigisho zibwiriza iby'ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu basobanukirwe iby'ubwami n'impamvu turi hano ku isi. Murakoze. Wenda ku muntu usanzwe atakuzi, urakomeza udufashe gusobanukirwa. Navuze ngo bivuge byose ariko byose ntibabishobora. Migambi afite imyaka ingahe, yize hehe, yakiriye agakiza ryari? Ibyo byose turashaka kubisobanukirwa. Migambi afite imyaka 29 y'ubukure. Naje kwiga mu mujyi wa Kigali, amashuri yanjye niho narangirije mu byo nagombaga kwigamo. Ndangije kwiga rero nibwo natangiye nkora umurimo w'Imana, ariko byose nabifatanyaga uhereye mu buto bwanjye muri primaire, mu mashuri abanza, kugeza no mu mashuri yisumbuye. Mu byo nize nabifatanyaga n'umurimo w'Imana, ariko mu kurangiza kwanjye nakomeje ubuzima bwanjye bushyira mu Mana cyane, mu gukorera Imana cyane, kuko baze yibanze nari nyirangije ku bumenyi bwashobozaga kugira ngo imyaka yagombaga kugezwa yo gukorera Imana ibitangiye, kugira ngo soze umugambi w'Imana Imana yari ifite ku buzima bwanjye, no kugira ngo mbwirize cyangwa se ubutumwa bwiza mbusangize nk'uko Imana yabumaga mbusangize isi yacu, cya gihugu cyacu cy'u Rwanda narindimo. Murakoze. Muri iki gihe mu bijyanye n'iyobokamana, abantu bavuga yuko bafite imihamagaro itandukanye. Bamwe bakavuga yuko bafite umuhamagaro wo kuririmba, abandi wo kubwiriza, abandi wo gukorera itorero runaka barimo wenda gufasha abantu gutyo. Wowe ni iki uyumvamo kuruta ibindi uvuga uti uyu ni wo murimo numva nahamagariwe ndetse nshoboye? Umurimo wanjye ni ivugabutumwa, kubwiriza ubutumwa. Umurimo wanjye ni uwo gutumwa n'Imana, haba muri iki gihugu ndetse no mu bihugu duturanye mbashije kugeramo. Uko Imana intumye nkabasha kugerayo, ariko byose bigenda bigira aho bikubiye mu itorero. Nk'uko umuntu avuka akagira umuryango, ni nk'uko umuntu akura akagira itorero abarizwamo, kugira ngo izina tugira, hari izina ry'umuryango, hakabamo n'izina rya Gikristo. Izina rya Gikristo ni izina duhabwa ku bwa batisimu cyangwa kubwo kwemera Imana, tukagira izina rya kabiri, niho umuntu abarizwa. Ababarizwa mu matorero atandukanye, buri muntu wese nk'uko yisanze ari muri iryo torero, nk'uko umuntu yisanze ari mu muryango yavukiyemo, niko abasha kubarizwa aho hantu. Ariko byose bikadushyikiriza mu kwemera Imana muri wa muryango turimo, nk'uko umuntu yemera umubyeyi yavukiyemo mu muryango yisanzemo, nk'uko umuntu
abarizwa mu itorero yaba arimo. Ariko ntibivuze gutyo, hari imihamagaro ushobora kuba uri mu itorero runaka ugahamagara ukajya mu rindi ugakoreramo Imana. Ariko icyo nkunze kubona cyo nuko abantu benshi itorero bakunze kujyamo cyangwa kubw'imihamagaro bakunze kujya aho ngaho muri uwo murimo w'Imana. Murakoze. Umurimo wawe w'ivugabutumwa ni ryari wumvise yuko wawuhamagariwe? Ni ryari wawukoze ku nshuro ya mbere ukavuga uti mpagaze imbere y'abantu ntangiye kubwiriza ubutumwa koko imbere y'imbaga nini? Ni hehe? Ku inshuro ya mbere ndi mu mwaka wa primaire, mu mwaka wa 4, nibwo nabonye abana bari mu gusenga, kwa kundi abana baba basenga, nanjye njyayo, nanjye njya gusenga. Ariko nangira kumva mu mutima wanjye hari ijambo rimata kubwiriza ku bantu bareba aho ngaho. Kubwo bwa mbere rero ntabwo byari gushoboka winjiye, ariko nibwo naje kubona uwari ubahagarariye aramagurutsa arambwira ngo hari ijambo riri ku mutima wanjye, ndihaguruke ndibwira abari aho ngaho nibyo Imana yanyiritse. Ntangazwa rero no kubona yuko cyari ku mutima wanjye abashije kukimenya. Ndahaguruka ndabwiriza, numva mbwirije mu mbaraga zidasanzwe, mpindutse uko ntarindi. Ndabwiriza muri ako kanya numva bigenze neza, abantu barahinduka, numva bafite ubutumwa bwiza kandi bw'ubugingo. Numva muri njyewe birakomeje cyane, ijwi rimata, naho ngaho byakomeje. Ariko cyaje kumbera ikintu cy'igitangaza nuko ibyamataga ku mutima wari uri mwaho ngaho uyoboye amasengesho yahagurutse arambwira ngo nimvuge ibiri ku mutima, kandi atabibonye ndabivuga. Ubwo rero niho natangiye gusobanukirwa hamwe n'inyigisho twahabwaga zo mu itorero uko impano zigenda ziri, nuko nagiye nzamuka. Tubwiye yuko wageze igihe ukabwiriza nyine imbere y'abantu, akari nabwo wamaze kubona umuhamagaro wawe. Uyu munsi abantu babwiriza baragenda barushaho kuba benshi, ndetse barazana inyigisho zitandukanye, zimwe ndetse na rubanda rusanzwe rudasiba gukemanga rwazireba rukazinyuzamo icyo nakwita ijisho ahari. Wowe ubibona ute muri iki gihe? Wenda nkaho uri kuduhamya utubwira yuko ari ibintu byaje uko Imana biguhamagariye. Ese wemera yuko hari abantu bari kuza muri iyi minsi bavuga wenda nk'uko uri kuvuga, ndetse bakagira n'ijwi ryiza ryo kuvuga neza nk'uko uri kubisobanura, ariko ari ibintu bateguye cyangwa se bapanze bagamije kugira ibindi bageraho? Ibyo bintu abizi yuko bibaho? Murakoze. Ijambo ry'Imana nk'uko Imana yamamagariye kurivuga, ijambo ry'Imana uraryigisha rigatanga imbuto kuba ugomba kuribwira. Rero kuba ab'Imana yahamagaye bakwigisha ijambo ry'Imana, bandi nabo bakaza bakavanga Imana yaraduhamagaye, Imana yaradutumye, Imana yagize gute, si hano mu gihugu cyacu gusa, no ku isi yose birahari muri rusange. Ariko ijambo ry'Imana uko riri, uko ryigisha, niko ribasha gusohoza mu mutima wa buri muntu wese, kandi rikabyara umusaruro n'imbuto kuri wa muntu yaryumvishe. Ni ukuvuga ngo ijambo rivuye ku Mana ryatumwe n'Imana, yego urarivuga n'abandi bakarivuga, ariko iryavuye ku Mana rigira umumaro mu bugingo ku baryumvishe, kuri aho ngaho bari aho ngaho, bigatuma Imana niza kuvomerera rya jambo ryayo ryavuye ku Mana, kandi rigatandukana n'iryaba bandi bigishije ritavuye ku Mana. Urumva rero Imana niyiza ikavomerera ijambo wavuze rikagira umumaro mu bugingo bw'abantu. Murakoze. Tugikomeje kuri iyo ngingo, ubwo byumvikane yuko abaza bigisha ijambo ariko bagamije gukamuramo abantu ibintu runaka, cyane cyane nk'amafaranga, turabizi abo ngabo naho bigarukira, ntago bigisha abantu ngo ribagere ku mutima. Ijambo rimeze nk'iryo ngiryo ntabwo rishobora gutunga ubugingo bw'umuntu, kuko impamvu twigisha ijambo kugira ngo ritunge ubugingo bw'umuntu kandi rizamugeze ku bwami bw'Imana. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga iby'ubwami. Ubwami rero Imana yirihagije,
Imana irihagije ku bintu byose. Ntabwo Imana yoyo ibuze amafaranga, ntabwo Imana yo ibuze icyo yambika abantu, ntabwo Imana ibuze icyo abantu bakariye. Ahubwo abantu Imana ikibakeneyeho ni ugutunganya ubugingo, ari ryo jambo twigisha ry'ubugingo. Kuko ijambo risanzwe cyangwa se ibitunga umuntu ajya mu ishuri akiga akagira ubumenyi, bwa bumenyi akabukoresha muri ibi bihe turimo by'iyi si, bikanamufasha no kwisobanukirwa muri rya jambo abantu cyangwa se uko Imana yatumye abantu kugira ngo babashe kugiga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yahamagariye abantu kwigisha iby'ubugingo, ntabwo Imana yahamagariye abantu kubigisha isi. Niyo mpamvu bakubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Nuko rero ijambo twumva ni ryo mu mwuka, rikabasha kutugira umumaro mu gutunga ubugingo. Tukiri aho ngaho, hari abantu muri iki gihe usanga bakora ivugabutumwa rigamije iterambere, nimba ariko nabyita, ugasanga ibyo bagamije ni uko ivugabutumwa ariko ryo kubaka wenda ibikorwa remezo, ivugabutumwa risezeranya abantu ko vuba cyane bagiye gutunga imodoka, vuba cyane bagiye kubaka amazu meza. Ariko iryo vugabutumwa bamwe ugasanga birangiriye aho ngaho, umuntu ari babwiye gutyo gusa bise birangira. Ngira ngo hari n'urugero rwabaye muri showbiz hano y'u Rwanda. Umukobwa umwe yitabiriye Miss Rwanda, hanyuma umwe mu nimba yitwa Bishop, amazina wenda ntabwo ari nk'uko nyavuga, ariko afite titre ya Bishop ahari niba nibuka neza, amusezeranya yuko azatwara ikamba rya Miss Rwanda. Biza kurangira uwo mukobwa atari bonye, ndetse baza no kugirana akantu k'amakimbirane ukuntu amwita umubeshyi. Iryo vugabutumwa nk'iryo ngiryo urivugaho iki? Ivugabutumwa twigisha rishingiye kuri Bibiliya, kandi Bibiliya irimo ibice bibiri, harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ariko iyo twigisha tukareba ku masezerano, turebera ku birenge bya Yesu. Niwe yabwiye abigishwa be, arababwira ngo umugaragu ntaruta sebuja, dukwiye kugendera ku birenge bya Yesu. Rero turebye icyanditswe kiri muri Yohana, nk'uko buri muntu wese yigisha avuga ku byanditswe, haravuga ngo icyakoze abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nabemeye Yesu. Rero ndagira ngo kuba waremeye Yesu biguhesha byonyine kugira ngo ukire bwa bugingo. Mu buzima turimo muri iki gihe, turakora, tukagira inganda, tukiga amashuri, ariko ibyo byose iyo bitarimo byo Yesu bitubera ubusa. Rero kujya muri Yesu ni ugutunganyirizwa ubugingo, aho ibindi Imana yo turabifite, kandi Imana yo igenda iduha bitewe n'uko tugenda tuvuka. Ariko sinakirengagiza ibyanditswe nko muri Yesaya ibice 45 bivuga kuri kuru. Imana imubwira ngo inzugi z'ibyuma izazikuraho, ibihinduze by'ibyuma izabicamo kabiri, igenda imuha amasezerano yo kumuhumuriza. Imana rero nayo irahumuriza, kandi yamubwiraga yuko mu buzima bayemo ishobora kubuhindura, ariko yabimubwiraga yuko yateye intambwe yo kwegera bwa bugingo. Ikintu cyose rero iyo batunganyijwe ubugingo, Imana yo ibasha kureba ya mibereho yawe no gutunganya ubugingo, ikabasha kubikora. Kuko Imana yo yadusize ku isi, iratuzi, kandi ntabwo yakifuza ko imibereho yo muri iyi si tubasha kubaho nabi. Ariko icyaha nicyo kidutandukanya n'Imana. Bivuze ngo ibyo byose nubwo twabigira, ariko wa muntu wacu w'imbere atabashije gutunganywa, ntacyo byatumarira. Murakoze. Bivuze ko rero ubwo butunzi ari byiza ko abantu bakomeza kubuhanurirwa, ariko bakanigishwa iryo jambo rituma bakira ku mitima. Ntago bizi, sinzi n'ubwo buhanuzi aho buturuka. Urebye mu ijambo Imana igitanga, cyangwa se mu ijambo Imana ishyiraho, nakubwiye mu isezerano rya kera. Ubwo rya kera nari gusobanuriye ku bwabo bami harimo kuru.
mu isezerano rishya nari gusobanuriye muri Yohana ibice 3 umurongo waho wa 16. Ubutumwa tugezemo muri iki gihe nuko umuntu yakizwa ubugingo bwe tugashaka igihugu cyo mu ijuru turimo turajyamo, kuko niyo waba uri umukene niyo waba uri umukire ntago mu isi tuzangana, kandi ntago kuko Imana yaduha ibyo kuturinganiza. Nubwo wamarwa ibyo byose byo ku mubiri ariko udafite ubugingo ntacyo waba urimo urakorera. Rero duharanira ubugingo kuruta ibindi byose twaharanira. Murakoze. Nuvuga ngo se wowe uri gusenga cyangwa se wigisha abantu ibyo bintu byo guhanura, kuko ubu ngubu ntabwo bivugwaho rumwe n'abantu, aho umuntu nyine usanga guhanurira iyo modoka akaguhanurira inzu. Impamvu uri kubisubiramo no kugira ngo dusobanure neza, uduhe ibisobanuro by'uko ubibona mu buzima busanzwe, ndetse namwe aho mwigisha mu itorero uko mubigenza cyangwa se uko mubwiriza ubwo buhanuzi mwebwe bundi iyo buje buza bute, buturuka hehe? Ese ubundi byigeze bikubaho ngo ugire uwo mwuka wo uhanurira umuntu ndetse bimubeho, cyangwa se uravuga uti mu mpano mfite nta buhanuzi burimo, kandi koko tuzi neza ko ubuhanuzi ari impano ituruka ku Mana, ntabwo ari ibya buri wese? Murakoze. Nk'uko umubyeyi wamukorera akakwishimira akagira icyo yaguha, cyangwa mwana wanjye kuko wanejeje nzakujyana muri iri shuri, umubyeyi agakora cyane kugira ngo akugezaho. Rero Imana nayo wayinejeje mu bikorwa urimo urakora, nta cyatuma Imana itakugirira neza. Ariko icyambere mu gusenga Imana, tujyamo dusenga kugira ngo dutunganye ubugingo, ntabwo tujyamo dusenga kugira ngo tubone ibyo byose. Ko nibyo byadutse muri iyi minsi. Usanga ahantu abantu uyu munsi rega tutagiye kure icyo abantu bari gukenera uyu munsi, nta nubwo nzi impamvu ari cyo bari gukenera, kuko kubwanjye kugitenya atagikenewe, ariko ubusanga umuntu yishimira kujya ahantu bahanura, ahantu barondora, ahantu mbese hari izo mpano zimeze ukuntu, ukabona ibyo abantu byo bishishikaje abantu, barashaka kumenya ejo hazaza habo, ejo uzaba wakize, ejo uri mugabo cyangwa se uri musore kugutereta muzabana. Nibyo ngibyo abantu bakeneye. Ibyo ngibyo ntabwo mujya muhura nabyo mwebwe? Murakoze. Icyo cyose ni imyumvire. N'ubundi kwigisha ni nko kwigisha mwarimu iyo yigisha umunyeshuri aza afite imyumvire itandukanye, ariko akamushyiramo imyumvire ijyanye na porogaramu iberanye na education n'uburezi arimo aramwigisha. Dushingiye rero mu gitabo cy'itangiriro, intangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 avuga ngo Imana irema isi n'ijuru. Avuga ngo umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi, hejuru y'umuhengeri, nta kintu na kimwe cyari gihari usibye Imana yonyine. Mu buzima bwacu rero nta kindi kintu kihaba usibye inyigisho yabiva ku Mana, Imana ikatuyobora inzira. Nk'uko yaremye ibyo byose bidahari, nk'uko umuntu asenga, byagakwiye ko umuntu asenga nta kindi kintu yishingikirijeho, aho gashaka ubugingo bw'Imana, Imana ikaba ariyo imugenera igeno ry'icyo yakamuhaye. Ariko nk'uko wabikomojeho, guhanura bavuga amamodoka, bavuga amazu meza, bavuga ibintu byose, iyo ni imigisha ibonerwa mu gakiza muri Yesu Kristo. Ariko ntibivuze yuko n'undi muntu usanzwe mu buzima yakoze Imana itamureberera, kuko ijambo riravuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza. Bivuze ngo buri muntu wese mu kiremwa cy'Imana, nk'uko Imana yamusize kuri iyi si, Imana imugenera kubaho nk'uko bikwiriye. Ariko iyo bagiye mu nshingano z'Imana, mu isezerano ry'Imana, hari imigisha Imana iguha kuko wamaze gutunganywa bwa bugingo. Kuko iyo uri mu isi ushobora guhabwa imodoka, ariko icyaha kikayigukuramo, ukanywa ugasanga yabo izanzoga, cyangwa ugasanga babagore, ya mirimo ya kamere igukuye kuri bwa butunzi n'ubundi wari ufite. Ariko uyu uri mu Mana, Imana irindira bwa butunzi bwawe mu Mana, kuko yatunganyije bwa bugingo bwawe. Ntuhura n'ibyo bishuko ngo bya bintu Imana yaguhaye ngo bigende, ahubwo ibirindira muri Kristo Yesu. No kuvuga ngo hari igisobanuro usa naho wenda utanze, n'ubwo kiza kitari direct ukuntu, hari ukuntu bica ku ruhande, ariko wenda ababyumva bwa babyumvise. No kuvuga ngo ibi abantu bahabwa nk'amasezerano n'ubundi ni ibintu
ubusanzwe ushobora no kubona mu buzima busanzwe wakoze cyangwa se ari ibintu n'ubundi Imana ibigomba kuguha nyine kuko wenda yagutekerejeho kubiguha, wenda ikibazo kikaba kuri baba n'ubundi babikubwira n'ubundi batazi neza yuko n'ubundi ibyo wagenewe ari ibyo, ahubwo wenda babivuze kugira ngo bakunde bakwireherezeho ubegere. Ngira ngo ari icyo ushaka kuvuga. Ijambo riravuga ngo ntawe ukwiriye gufata impano y'Imana ayireshyeshya abantu, ahubwo impano y'Imana ni Imana ikiza. Kandi iyo twabonye iryo jambo, iyo twasenze ukegera Imana, Imana yanga ikibi. Nkuko ushobora kuba uri mu gihugu bakakubwira akanyanga n'imbi, bakakubwira uburaya ni bubi, kunywa urumogi ni bibi, ariko wowe ukabirengaho bikubera icyaha ukikurira n'igifungo. Rero mu mategeko Imana itubwira no kuyikorera ibyiza. Rero ntidukwiriye ko ijambo ry'Imana tureshyeshya abantu ngo bazi, ahubwo ijambo ry'Imana ni ijambo rikiza, kugira ngo abantu nabo bazabashe kubona bwa bugingo Imana idushishikarira kubwiriza, kugira ngo abantu tubageze ku musaraba, tubageze mu ijuru. Ntago abantu tuzabageza kuri ya modoka, kuko n'ubonye imodoka akabona na yanzu na bwa buzima bwiza, akenera na bwa bugingo buzabona Imana. Ubu bugingo rero buzabona Imana nibwo buharanirwa, kuko hari n'ubuza gusenga imodoka yifite ameze neza, ariko akeneye rya jambo ry'Imana. Rero hakenewemo ijambo ibyo byose bikabaho, kandi bikadufatanyiriza kuzana ibyiza. Nitwumva rya jambo ry'Imana tukakora uko bishaka, nta kizatuma Imana itabana na buri muntu uwo ari we wese. Cyambere ni ukunyurwa. Hanyuma tuzi ko ibyo byose nyine bibaho nk'uko turi kubiganiraho. Hari abantu baza bavuga bati nyine tuguhanura ibi n'ibi, ariko se muri iki gihe abapasitori bararushaho kugwira, sibyo? Nawe uyu munsi uri kuvuga ubutumwa, wenda ejo uzaba uri pastor cyangwa se bishop, ntago mbizi kuko uracyari muto wanabigeraho, warize kandi nyine numvise ko wayobotse inzira y'agakiza ukiri muto. Ejo bundi ushobora kuzaba wabaye undi muntu wenda ntawamenya. Muri iki gihe aba bantu bari kugwira cyane, n'ubuhe buryo bworoshye bwo kubasha kumenya umuntu uri mu nzira nyayo, ninde wo gukurikira muri iki gihe ari wowe uvugiye aba bantu bari hanze aha ngaha bakeneye kumenya ijambo ry'Imana ariko batari kumenya aho bagomba kurikura? Tutirengagije ko Bibiliya ihari, ariko hari ubwo abantu bakeneye kwicara ahantu bari kumwe n'abantu runaka baba bagomba kubigisha. Ariko muri abo bantu bigisha abantu harimo abari kuyobya abantu, ndetse n'abagamije kubambura utwabo. Ibyo ngibyo birazwi. Wowe nihe nama waha umuntu yakurikira nde? Ijambo naha buri muntu nkuko ari mu itorero ryo nkuko riri, cyambere no gukiranuka, agakora icyo Imana imubwira, kuko nta yindi nyigisho ibaho usibye kwemera Imana. Nta yindi nyigisho Imana igitubwira, nta yindi nyigisho umuntu yakurikira, kuko mu ruhuririkane rw'abantu benshi, cyangwa se mu ruhuririkane rumeze gutyo, umuntu akenera inama ziva ku Mana. Buri muntu wese nasenga biri ku Mana, buri muntu wese nasenga umutima we awerekeje ku Mana, nta kizatuma Imana itamuyobora inzira nziza. Kuko umuntu ashobora kuza akakwigisha, umuntu akakubwira Imana, umuntu akakubwira buri kimwe cyose, ariko inzira yawe ni Imana. Ntabwo we niwizera Imana ukora ibikorwa bizima, ntabwo wayoba, ahubwo Imana ibiri kumwe nawe. Kandi umuntu nakubwira ngo nta hantu usoma Bibiliya cyangwa se wowe mwizera mushya aho utabasha gusobanukirwa Imana cyangwa kuza muri wa murongo w'Imana. Bivuze ngo izo nyigisho cyangwa se uko ibintu bimeze, ntabwo wavuga ngo urateraho agatoki, ahubwo buri muntu n'ukuri kuko agambiriye mu kujya mu itorero ashaka ya Mana azayibona, bitarindiriye kuva mu bantu. Ijambo rizigishwa, ariko umuntu nawe aryumve arishyire mu bikorwa, kuko nta magambo namwe yigishwa yerekeza ku muntu bamubwira icyaha cyangwa se bamubwira kujya gukora ibyo. Buri muntu wese bamubwira bamutunganyiriza muri bwa buzima. Inyigisho rero yose mbi cyangwa nziza, ni wowe ubasha kuyakira ukagira uko uyitunganyirizwa bitewe n'uko muri wowe mu bugingo bwawe bumeze. Ubugingo bwawe budatunganyijwe n'icyiza wakita ikibi, ariko iyo butunganyijwe bubasha kuyungurura buri kimwe cyose. Nk'uko turya ibyo kurya
byagera mu nda cyangwa se tukanywa amazi akayungururwa. Ni nako bya bindi byose wumvishe iyo ufite ubugingo butunganyijwe bubiyungurura ugakuramo icyo kwizera muri Kristo Yesu. Nuko bimeze. Hanyuma utuye muri Kigali, ubusanzwe ubu ngubu ahantu uri guteranira batubwiye ko ari ADPR, ni amagana he? Ndimo ndateranira mu cyaha hafi paruwasi ya Nyarugenge, niho neranira. Hanyuma igihe uwari wese yakenera, ubwo turi gusoza, igihe uwari wese yakenera wenda kugutumira uzubwirize wenda mu rusenge cyangwa se wifatanya n'abana n'urubyiruko n'abakuze bose, kuko ndakeka hose ubisangamo, kuko nubwo ukiri umujene ariko ndabona ibitekerezo byawe bishobora kujyana n'abantu bakuze n'ubundi, wakemera gutanga contact zawe kugira ngo wenda n'uwakenera ko muganira mu rusengero rwe cyangwa se mu cyumba cy'amasengesho mube muri kumwe, uburyo ashobora kubona byoroshye? Contact nazimuha kuko nicyo nahamagariwe kugira ngo abantu babwire iby'ubugingo. Muzishaka rero nazibaha, aderese ndazifite. Nkoresha nimero ya MTN, sosiyete y'u Rwanda ikorera mu Rwanda. Umubare ni 078 900 3723, umurongo wa sosiyete ya MTN. Iri no kuri WhatsApp? No kuri WhatsApp ni hiryo. Mwabyumvise rero Migambi Eugene, uwamukenera wese kugira ngo muganire ku ijambo ry'Imana cyangwa se ibyo kwigisha, wateguye nk'igiterane wenda agire ukamugenera iminota 15 yayikoresha neza, wenda akaza kwigisha abantu bawe, baba ari abantu be, ni abantu banyu mwese mugomba gufatanya muri uyu murimo. Ubwo rero turamushimiye cyane kuba yatuganye kuri YAMBI TV official ngo tuganire, kuko hari ikintu ngo yifuzaga kubabwira kandi ngira ngo hari ikintu mwumvisemo gikomeye cyane. Reka rero mu minota utarenze umwe atubwira ijambo rya nyuma, hanyuma dite dusoza. Icyo nabwira abantu ijambo rya nyuma ni ukwizera Imana mu mitima yabo, bakumva ko ari ishoboye byose, atari abana b'abantu bashoboye byose, ahubwo ari Imana ishoboye byose ku bugingo bwabo. Amen. Kandi Imana ibaha umugisha.